mu rugo nkuru rero rurerwamo abo Nyagasani yifuza kuzatoramo abasaserodoti. Igikorwa nk'iki ngiki cyo kwibuka abazize jenoside kinadufasha kuzirikana ku baguye ahangaha barimo umusaserodoti wadusigiye urugero rwiza tugomba kumwibukiraho kandi tugomba gukurikiza. Ubutumwa nifuza uyu munsi gushyikiriza abari muri urugo by'umwihariko abaherererwa nuko Yezu Kristo icyo yaturaze twebwe nk'abigishwa be ni urukundo rusesuye rwa rundi yatubwiye ko arirwo ruzaranga abigishwa be. Iyo hari urukundo, iyo hari umubano mwiza, iyo abantu bashyikirana bagasangira ubuzima mu byishimo cyangwa se mu bigeragezo bashobora guhura nabyo, bakayibanamo, abo bantu bagira icyo bigisha n'abandi bose, bagira icyo basigira isi. Aha hantu rero Padiri Anania Rugasira twarahabanye, twarakoranye, kandi igihe cya jenoside twari turi kumwe, naramubonye urwo rugamba yaruguyeho. Nyagasani ku bushake bwe sinahagwa, nagombaga kuhagwa kugira ngo hari nzavuge ibimwerekeyeho. Uwo musaserodoti rero waguye aha ari umurezi, abaseminari bakwiye kumenya ko kugira amatwara nyayo ya gikristo, kugira amatwara y'umusaserodoti nyayo, ni uguhora umuntu umunsi ku wundi arangamiye Yezu Kristo, kuko Yezu Kristo amwereka abantu be, akamwereka abantu nk'uko nawe yabitangiye, nawe akabitangira. Nibyo Padiri Anania Rugasira yakoze yakunze abantu, arabitangira, abakira ahangaha mwituze n'ineza, abafasha, abavura, ndetse agerageza no kwigizayo abashoboraga guhungabanya ubuzima bwabo. Ntabwo rero yatinye guhangana n'abashakaga kuvutsa abandi ubuzima, ahubwo yahisemo guhara ubwe mbere yabo, kuko mbere y'abandi bose bapfuye niwe wabanje gupfa, Numva rero ubutumwa rwose nifuzaga gushyikiriza bari muri uru rugo ari ubwo ngubwo, kubona umuntu ukamubonamo Yezu Kristo,
ukamubona mu Imana yamuguhaye, ukamubonamo umuvandimwe, ntumubonemo umwanzi, umuntu ukubangamiye wifuza ko atabaho wowe ukabaho. Kandi Imana yarabahaye uburenganzira bumwe, yarabakunze kimwe, yarabahaye umwana wa Yezu Kristo ngo abereke n'inzira, abereke inzira twarayibonye, turayifite. Ubuzima bwe yarabudutangiye, arabudusigira. Noneho ati nige kuri. Ukuri rero nta kundi no kumenya yuko aho umuntu ari akaba neza Imana ihari, abantu bamenyesha Imana bakayemera, kuko babona akora ibyo Imana yifuza ishaka. Iki kintu nifuzaga kugeza cyane kuri aba baseminari, ngo bajye bahora bazirikana. Umupadiri ntibamumenye, ariko turamumamenyesha, tukamubabwira ukuntu yabaniraga bose, tukababwira imico myiza, haba ku ruhande rw'umuntu usanzwe usabanira abandi, haba noneho ku bukristo, umuntu wamenye koko Yezu Kristo uwo ari we, nuko kandi ubu ngubu none afite inshingano zo kumugaragaza, kuko abantu ntibakibumunisha amaso y'umubiri, bamumenyesha ukwemera, bakamubona bamwemeye, mubamwamamaza.